Imyaka 15 yangeze ikintu nahita nkora inyuma y'imyaka 15. Nahita niga gukundana. Bivuze muri depression. Ngahita niga kwa kundi bandikirana utubaruwa. Okay, njyewe mu buzima ibyo nabimenye nkuze nyine. Ko ni umwana w'umukobwa atangira kwandika utubaruwa ari mu wa 4 primaire, nje nkaba narize kubikora ndi mu wa 4 secondaire, urumva harimo difference. Sibyo? Ntekereza ko njye mfite critique mbito mu kwandika kimwe birashoboka ko nandika nshkaragura njye nyavuga ko ari ugushkaragura. Njyavuga impamvu nagize critique mbi nuko ntigeze ngira nandikirana, kuko njye wambwiraga ko waranyandikiraga nkagukubita. Wigeze ushushanya mu kayi y'umuhungu ngo ushushanyemo agatima? Ntago nzi no gushushanya, ntabyo nzi. Bariya baji cyane baba muri showbiz baba barahuye n'ababebi benshi, aba baniyemera mani, ntabwo byagorana kugira abone umukobwa nawe ubwe umukobwa we ajya gutereta. Aba ashaka umukobwa byibuze bari kuri revimo, kandi n'umukobwa bari kuri revimo akeneye umujamo murenze. Urumva? Aho ngaho rero nyine imbogamizi ngiye mbonamo uko bajya no kureba mu byaro tu, abo bataye mu byaro. Ubwo ugiye kurangira wanakiyemeye ukanavuga ati njye nijoro ndari guhaye nkumva ko byibuze n'icyo wafite niyo cyaba ari gitoya twanagisangira tukanasharinga rega. Ntabwo ari ngombwa ngo tuze mu byuzuye. ceceka, hari umupapa wambwiye ati ngiye kurongora umugore niwe waguze akabati. None se si sheya nese ubu tuvuge tureke no kujya kure, nta mukobwa uzi ufatanya n'umujama kubaka inzu. Wemera ko waba ufite 500 kuri telefone, umusore kugutereta adafite n'ibihumbi 50, ariko mwajyana ukamusaba kukwishyurira? None se ni gute namusaba kunyishyura kandi nzi neza ko nta na 50 ahagaze? Ntabwo mujya abikora abaca abandi inyuma. Njye nkurikije societe mbamo, abikora cyane ni abagabo. Yego, abagabo hasi hejuru byafashe indi ntera tu. Ubifata gute uwo n'umugabo wubatse afite umwana mu ngana agusaba ko mwaryamana? Bijya bibaho? Byari byakubaho? Ku buryo mvuze byari byambabaza. Nibyo twiberamo. Nibyo twiberamo. Bitubaho cyane bitewe n'aho twirirwa cyangwa n'aho dukorera. Biratubaho cyane. Ariko rimwe na rimwe Alright, twongeye tubasuze kandi tubifurize ishyani hirwe mu buzima aho hirya no hino mu gihugu, yo mu majyepfo bari mu majyaruguru, Burasirazuba n'Iburengera bwaryo, by'umwihariko bari mu gihugu hagati wa Kigali, abari hakurya y'amazi magari cyangwa se ibwota amasimbi, namwe turabasuhuje mwe dukurikira muri Amerika, China no mu bindi bihugu. Base bona abanyabu abarundi babo gateka Philip dusuzuma mutambukanye mwamenye kuri Iris Rwanda TV. Ndamwe n'umukobwa mwiza hano witonze urimo kwiyumvira, umeze mute? Turaho tumeze neza. Turashima Imana turi bazima. Turaho tumeze neza, turashima Imana turi bazima. Ego. Amakuru yawe? Amakuru ni meza. Tuguhaye karibu. Murakoze. Ko ufite ubwoba? Basi twishimiye guterana namwe. Ego. Ko ufite ubwoba? Ndakeka nta bidanje. Tugiye kuba tuganira kuri topic zitandukanye by'umwihariko uyu munsi wa none, ariko reka atangire atubwira amazina ye uko yitwa. Mwakoze. Nitwa Alliance Uzabumwana. Niyo mazina yanjye tu. Alliance Uzabumwana. Alliance ni muntu ki tugiye kuganira nawe? Alliance uyu nguyu ureba rero ni umuntu uranga usanzwe ukunda kenjoyinga, ukunda guseka mani, ukunda gusabana tu. Komeza. Twagiye. Alliance muntu ki?
ni umwana wa kangahe mu rugo? Okay, ndi umwana wa mbere kwa mama na papa. Hari n'abantu batari kwa papa na mama? Hari nabo nyine batari kwa papa na mama, ndabasohoje mwihangane. Ngiye kwa papa na mama ndi umwana wa mbere to. Bamwe bita imfura? Ego, bamwe muri abandi bita imfura cyangwa se uburiza. Ego. Ubwo nyine wakuze uheka abandi, nicyo bishatse kuvuga. Nk'umwana w'imfura hari byinshi umaze kubona? Imyaka ingahe yawe? Ku myaka yanjye itari mike cyangwa itari na myinshi, hari byinshi maze kugenda mbona to. Topic y'uyu munsi uravuga ngo hari abasore bafite amafaranga abo tuzi, abitwa bayago, abitwa ni benshi cyane, ntabwo nize kubavuga, hari abuzi nawe banze kurongora, hari n'abatayafite bifuza kurongora. Niyo topic tugiye kwa tuganiraho. Ubona ari cyo gitera abasore kutarongora ku gihe, kandi bamwe barakoze n'ikofi kafite ku faranga rye ariko kuzana umugore byaranze. Mwana se wararongoye? Ngenda cyari umuhungu. Nawe urumwe muri abo ngabo bananiranye, sibyo? Banze kumvira ababyeyi tu. Abasore bafite amafaranga banze kurongora wenda babona bitavamo, cyangwa bakaba bumva bashaka ko yarya bonyine, cyangwa bakaba barongora cya bashobora kuba barabyanze kubera ko banarongora. None se niyo barahisemo kuba ba semuhungu, urumva nyine niyo mahitamo yawo. Bashobora kuba barahisemo kwibera ba semuhungu. Ushatse kuvuga ngo bashobora kuba barongorwa impamvu batazanye abagore? I think niko njye mbitekereza. Nta kindi kibazo ubona kibitera kubona cyangwa se amafaranga yarakoze ibyamwemera. Nese tuvuge ko yabuze amahitamo basi mu byana bimwemera byose. Nicyo kintu nshaka kutuganira. Ubona habura iki kugira ngo umusore ufite amafaranga akagira imyaka 35 kuzamura abandi Graciane nubwo agiye kubukora akaba atazana umugore? Bariya baji cyane baba muri showbiz, baba barahuye n'ababebi benshi, aba baniyemera mani, ntabwo byagorana kugira abone umukobwa nawe ubwe umukobwa we ajya gutereta. Aba ashaka umukobwa byibuze bari kuri revimo, kandi n'umukobwa bari kuri revimo akeneye umujamo murenze, urumva? Aho ngaho rero nyine imbogamizi ngiye mbonamo uko bajya no kureba mu byaro tu, abo bataye mu byaro. Ubwo ugiye kurangira yaga umugore wo mu cyaro nahita amubwira wapi atasubira mu Kinigi, wenda ari kwiteretera utwana tw'i Kigali kandi Tabago hari ibyana bimutegereje. Mwese urumva atari cyangwa bashaka no kuba atari Tabago bari na Karangazi cyangwa bari na Kayonza. Ntago nzi kavukire yawe cyana Rwagitima. Ubu uyu munsi wano wamusubiza mu cyaro ahantu uvuka, wajyayo? Mani reka nkubwire, sibyo? None se kuba twaravuyeyo, ahubwo nitwe dukwiye kujyayo kugira twongere tuwazamure ko twe tuzi iki, twamaze kumenya uko biba bimeze nyine kwiyubaka, twakabaye twongera tukikozayo tukanabaremera. Ni igihe kingana ko ushobora kumara utaratanga komande kwa Muchoma? Kwa Muchoma ushobora kumara ukwezi ubu? Mani nkunda kurya tu, byagorana. Ngo bitekereze none ko wasura mu cyaro ahantu utazabona mu cyaro bacoma. None se reka uretse nkubwire, intama nyine nuko arizo babona kandi ziranahendutse ku giciro nk'icy'umuneke, urumva? Ubona ka blushette, ariko ugiye ugakora akantu kari classe na abandi batinya kujyayo barahaza. Tutaza gutakaza umurongo twihaye, abasore batinze kurongora. Abasore batinze kurongora ndabakomeje kandi ndanabasohoje, ariko bagire icyo batubwira tu. Ubona nta ngaruka bigira ku bakobwa? Kandi wowe usuri kubona tudaheze mu rugo, urabona tutaraheze mu rugo, haze nibo babiteye. None se iyo barongora n'abandi na barumuna wabo wenda bari kurongora, none barumuna wabo barategereje bamanzi barongore, natwe turabategereza ngo baturongore, barabyanze. Urumva atari problem? Ariko ikibyica ngo abakobwa muri kurongorwa cyane muri iyi minsi, none ntimurongorwe n'abo basore kagakubitwa n'abagabo.
mani none se ko abasore baba bigize idage none reka mubwire umusore ntarenda kuguha ibiceri sibyo ntarenda no kuguta mu mago ngo wenda uzamuha kubera ko araguta mu mago umugabo ntaraguta mu mago kuko ntarakugira umugore wa kabiri ariko aragukaraga n'ibyo biceri none se ni gute utamutamo tubishyigikire ntago n'ubundi no muri biriya haranditswe ngo abagore 7 bazishimira kwitirirwa izina ry'uwo muntu ry'umugabo umwe kandi ari 7 so njye ndinde wo kubirwanya gusa ntago navuga ngo wenda ni byiza ariko n'abasore nabo bakwiye kwisubiraho to bakadukura mu nzira kujyana natwe tugabanye kujya mu bapapa ariko fipe ese sibyo erega nibyo umusore yagize icyo yibwira ni gute se wowe uri umubebi wajya gusanga umupapa nose ubona ari ikihe kibazo gikomeye kibatera kujya mu bapapa erega namwe abasore mwarabyanze bahande si ba Migeri se noneho gogo nawe jya ugabanya gogo nawe gabanya reba ngo uracyari umuhungu umuntu yitwa umuhungu atarakuze twikomereze hari abasore tubona bageze mu kigero cyo gukura cyangwa cyo kwabazana abagore aba ba Philipita abo bayago twari turi kuvuga n'abandi bagiye batandukanye aba James n'abandi ariko kandi tukajyana n'itimu yitwa Kigali Boss Babies abantu bari baje gukemura ikibazo cy'abara abasore none se sibyo erega bari aba baby bari babyoroheje buriya nk'umujamo yitabire nk'ibirori bategura kumuvugisha se siba byoroshye bari ibintu byoroshye cyane oya urabona classe barimo bari ku rwego hejuru cyane ko bari ku rwego rwo hejuru ababebi turi abantu tuzi guca bugufi tu kandi tukemera n'injuga abajama badutera yaba kubeshya cyangwa nakubwiza ukuri so sinzi impamvu rero abajama ahubwo mwebwe muracyitinya iyo ubonye umubebi uravuga ati uhita unamutekerereza ukavuga ati wapi ntabwo byavamo kandi utanamwegeye ngo umuganize ahubwo ni ikihe kibazo kiri mu bajama kibatera kwitinya simbizi ubwo baraza kugusubiza ukubabaza njye ndimo ndababaza tu ndimo ndababaza burasa no kwitinya sha umusore udafite amafaranga atapfa kubegera muri iki kinyejana ntabwo ari ikinyejana kuko nta ngoma itagira abubu ndatekereza na ba mama wenda nuko byari bimeze na ba tate nuko byari bimeze ariko umusore utiyemeye ntabwo arongora inkumi tu nakumva we gugu wanakiyemeye ukanavuga ati njye nijoro ndari guhaye nkumva ko byibuze n'icyo waba ufite niyo cyaba ari gitoya twanagisangira tukanasharinga erega ntabwo ari ngombwa ngo tuze mu byuzuye sha ceceka hari umupapa wambwiye ati ngiye kurongora umugore niwe waguze akabati none se si sheya nese ubu tuvuge tureke no kujya kure nta mukobwa uzi ufatanya n'umujama kubaka inzu wemera ko waba ufite 500 kuri telefone umusore ukugutereta adafite n'ibihumbi 50 ariko mwajyana ukamusaba kukwishyurira none se ni gute namusaba kunyishyura kandi nzi neza ko nta na 50 ahagaze ntabwo mujya mubimenya mani reka mbwire musigaye ibintu byateye musigaye mwumva ko ababebi bariho ari ugukura gusa sibyo kandi ahubwo n'abajama ndangira uwo mukobwa ufite ibice dusharinga ese njye ntabyo mfite none kankwereke kuri momo pay yawe nawe unyereke yawe twagiye none ibyo ngibyo tuwe tubikwamye sibyo twanabiganira ku ruhande apana imbere ya kamera tu ahubwo ikintu kiriho cyo sibyo abajama nimutinyuke mwegera ababebi kuko n'ababebi baba bakeneye abajama nta mubebi wakwifuza kuba umugore wa kabiri njye niko mbitekereza cyangwa kuba umuntu uri aho tuguhereho kuri wowe tubyita ngo wifuza umugabo umeze uti njyewe nifuza umugabo tuzabana tugahuza muri byose ntacyo ngendeyeho ku bintu bijyanye kuko imitungo ni ibintu bishaka
akanya nshobora kuba nyifite ariko ejo nkaba ntayo mfite so nagendeye ku mitungo rero ejo ikarangira twashwana ariko twubakiye ku rukundo nka rwa rundi tujya twumva rwa ba Romeo na ba Juliet urwo ngurwo ntago wenda tubyumva mu mateka ariko tubishyize uko babivuga twe tukabishyira mu bikorwa natekereza ko ntago bagendeye ku bintu bajya gukundana ku byo yari atunze cyangwa se ibyo umuhungu ibyo yari atunze cyangwa umukobwa ibyo yari ntago ari ibyo umwe yavaga mu muryango w'abakire undi ava mu muryango ukennye rero njyewe icyo natekereza cyo mani kuri side yanjye ntago nakunda n'umujamu uzanyemera nayo ibintu ntago twabahuza tu ariko ariya twe kubeshya yego umusore udafite ikintu na kimwe wamwemera none se nta nzu nta modoka nta gare nta afite amaboko se afite amaboko byari umukobwa wambwiye ati dahembwe 600 ntabwo twavugana none se mushatse ayahembwa ejo kakazi bakamwirukana byagenda uti ahubwo namushaka tuvuge atayahembwa akagera kuri kakazi kamuhemba menshi ko nibwo njye niko mbitekereza tu cyangwa se nkanamushaka yahembwa nibyo ushobora no kumushaka yafite ariko hari ukuntu wenda tuvuga ngo tuzajya mu rwuzuye n'iki mani kuba agushatse ntabwo kugenda hari akarompeka akagaruka byamunanira sibyo kandi ngari musigaye mukunda wapi mani umuntu ukunda ibyo ngibyo wenda abashaka gusanga afite n'utudepression cyangwa n'ibikomere by'urukundo tubakumva ko atasubira mu rukundo ngo abe yakubaka sibyo ariko uko njye mbitekereza nuko ndamutse mbonye umusore ufite amafaranga byaba byiza kurushaho ariko atabaye atanayafite kandi nkabona mbona ko akeneye urukundo kandi rwanyabwo kupana bimwe by'ibipiratano mani hasigari n'inkundo za pirate bivuze ngo urukundo nta ruriho ahubwo urukundo rwa pirate nirwo rweze mu bajama n'ababibi ibyo bintu rero ni ufucking koko njyewe mbonye umujama udafite amafaranga ariko afite urukundo rwa nyarwo namukunda riri namukunda ntabwo ibyo bintu bikigezweho ntabwo bigezweho I know ariko namukunda mukajya murara he umugabo udashoboye gukodesha inzu none se namusanze abahe ariya twe kwigira abatagatifu umugabo udafite ikintu na kimwe man reka nkubwire no kuri Firondo ngo akugure na fanta anyway kibutsa abantu mudusuye kuri Centre Pastoral Notre Dame do Fatima murahadusanga dufite services nziza zitandukanye yaba sale yaba restaurant yaba bar kujuje bar nziza cyane yitwa Snack Bar ubundi ibintu bigende neza gana Teacher Shop akora muri Goiko muri floor ya 5 na Bosco Design akora muri floor ya 4 barakwambika umwambika abahungu niyambika abakobwa nimubona abantu abakinyi banje ba filime bambaye neza mujye mumenya ko nta handi bahahiye aho ngaho niho baba bambariye ikindi kurya neza ni kuri Lipia Restaurant hafi na ADPR Muhoza twagiye ubundi umusore ufite amafaranga sashobora no kunshaka sibyo ejo nkayababariramo nkuko waba utayafite ukababara ariko utayafite nshobora kubabara wenda kubera ko ndi kubabazwa no kuyashaka ubuzima bungoye ariko anytime kakaba kazafatwa bitewe buriya iyo wenda tuvuge nkundanye n'umujama w'umunyonzi sibyo wenda cyura 5 bya buri munsi no rugero byagenze neza bitanze urugero ruri kure niyo yagutwara ntiyakwibuka kugusaba nimero byagenze neza cyangwa se katuvuga umumotari wenda yiviriye mu cyaro duhuriye ku gasimato ndi mu gukora nawe arimo arakora turakundanye wenda afite ukuntu agenda yizigama tu nanjye afite ukuntu ngenda nizigama mani iyo mubanye mwese mufite papasi ari imwe
za modoka murazishaka mukazibona, yego, amazu meza murayashaka mukayabona, yego, ariko ushobora gusanga umujamu ufite ibyo byose ugasanga wenda ni credit ya banki. okay, ndamutse nsanze ari credit. dukomeze. Ubona ari cyo kintu gitera abagabo benshi guca abagore babinyuma kandi abagore ntibabikore? Sometime aba ari ukutanyurwa hagati y'abagabo n'abagore, ubona ababikora cyane ari bande? ugomba no kumenya ubwenge ukavuga se uyu muntu ko ari mbona ngana na papa, mbona ngana na papa niki ntekereza. ubundi iyo utekereza ku hazaza hawe ntabwo wamwemerera, ariko iyo uri wa wundi ubona ubuzima bwawe tubiri aho ngaho ukareba ibiri by'ako kanya, ni vuba tu uhita umwemerera. ariko iyo utekereza ku hazaza nyine nawe biba bigoye. Ahazaza uba hafite ariko uguha amafaranga? Birumvikana ko aba arimo amafaranga, ariko ntabwo ari amafaranga utavunikiye. Mu migani haravuga ngo Dawidi yaranditse ngo umuntu wese iyo abonye ikintu kiza imbere ye agerageza guhindura amarangamutima kugira ngo abashe kugira gute kucyakira cyangwa se kugifata, kandi ikintu kiza kitugenda imbere nta amafaranga. Shago rero reka nkubwire, njye ntabwo ntekereza ko wa mupapa ufite amafaranga, buriya nubona umupapa ufite umukobwa mungana ukabona aje no kugutereta mani, haba harimo tenato. ushobora no gusanga yifitiye n'icyo gisida ashaka kukigusukamo. ubwo musida rero aya pe, kandi papa bifite imisida nta nubwo bijya byamera gukoresha kondomu. none se wowe wapfa kumanuka gutyo? kandi nanjye ntabwo nabyemera. rero no cyakoze abantu bose bafite aba boyfriend babagira okipe ndabasuhuje. Nayanse ku myaka yawe inzozi zawe wumvaga wakuze wumva uzavamo iki? nakuze numva maybe nshobora kuzaba umuntu ufasha abantu ku buryo bumwe cyangwa ubundi, bwo mu mufuka cyangwa bw'ubuzima. so now ndacyari kugerageza. yego. Ukunda uwe muhanzi mu Rwanda? Abahanzi nkunda umuhanzikazi Knowless. Twagiye n'akaririmbo ke gato yabambwiye ukunda kuririmba ubundi none ashaka kugera. Knowless ndamukunda, niba nakurikirana iki kiganiro. Knowless, I love you so much. Anytime n'igihe nzagutakaraho tu akarimbo ke aragusura. Ukaturimbiraho gatoya. Ndacyayigira Knowless Butera. Indirimbo ya Knowless nkunda ni muri zimwe za mbere, harimo imwe, hari n'indi ya vuba gatoya yakoranye na Ivry, ivuga ngo tutarakundana. Turimbiraho gatoya wenda bari kutwitaba nawe. Tutarakundana nari njye nyine, sinigeze menya ko hari umunsi uzagera nanjye ngafatwa nkiri njye nyine, sinibaga. Okay, so muranyihangarira ijwi rirananiye. Amaze iminsi ridakora practice. Yes, ni ijwi ridakora practice, ariko mu buzima busanzwe nkunda kuririmba. Amaze iminsi nsaraye, ubu ngubu nibwo ririmo riragaruka. Ugize amahirwe yo guhura na Knowless, ego, uretse kumwaka autograph, ni iki kindi wamusaba? Okay, nahita musaba aba best friend wanjye wa hafi tu, akambera umu best. Okay. Ego. Ndamamagaye ntabwo yitabye na simbiza, ashobora kuba ari busy. Ashobora kuba ahuze aya masaha, dore ahageze ari no kwita ku muryango. Ego. Tugana ku musozo, inzozi zawe nakuze numva nzafasha abandi bantu nk'umwana w'imfura mu rugo, wagize amahirwe yo kwiga urarangiza? Ego, narize ndarangiza segonderi, maybe ndimo gupanga gutangira kaminuza tu. Hari ikibazo nkunda kubaza abantu ngo uwansubiza myaka 15 yanjye hahise, ni cyo kintu wumva wakabaye warakoze utakoze? Myaka 15 yanjye ikintu nahita nkora
inyuma y'imyaka 15 nahita niga gukundana bivuze ngo muri depression ngahita niga kwa kundi bandikirana utubaruwa njyewe mu buzima ibyo nabimenye nkuze nyine ko ni umwana w'umukobwa atangira kwandika utubaruwa ari mu wa 4 primaire nje nkaba narize kubikora ndi mu wa 4 secondaire urumva harimo difference sibyo ntekereza ko njye mfite critique mbito mu kwandika kimwe birashoboka ko nandika nshkaragura njye nyavuga ko ari ugushkaragura Ibyambwa impamvu nagize critique mbi nuko ntigeze ngira nandikirana kuko njye wambwiraga ko waranyandikiraga nkagukubita Wigeze ushushanya mu kayi y'umuhungu ushushanyemo agatima ntago nzi no gushushanya ntabyo nzi koze ntago nyine nakoze nimereye nk'akajamato nyine ukundanye ukuze nizeye ukundana nkuze bakwigishije gusoma no kwandika uri mukuru banyigisha gusoma no kwandika nkuze ibintu nk'ibyo ngibyo tu ariko abantu badukurikiye ngo mukore subscribe like share na comment kuri Iris Rwanda TV tugiye kwikatugira hello guys my name is kora subscribe like share na comment kuri Iris Rwanda TV twagiye let's go hello guys my name is Alliance Zomwana twabasaba gukora subscribers and shares and comment kuri Iris Rwanda TVs. Thank you. Hari ikintu mba tutavuzeho wagarukaho muri iki kiganiro? Twavuze ko basore bafite amafaranga ariko n'abadafite amafaranga maybe ntabwo twabatinzeho cyane. N'umuntu udafite amafaranga biravunana kumuvugaho nta wabireba. Hano ruca abana. Imana imutembereze. Na Imana igira uko ibigenzi yabaye nubwo twese tayaduhera rimwe. Comment yanjye mu kiganiro twakoze nuko abana b'abakobwa bari hanze hano korompeka ni byiza ariko n'ubuzima ni ingenzi. Nibyo inama twatanga rero ku bana b'abakobwa dufite amafaranga ni byiza ariko se amafaranga dufite turi kuyabona mu zihe nzira hanze hari utuzi twinshi ariko hari utwo twanga gukora ngo turasebetse n'iki bitewe n'igihagararo cyangwa se baramfata ute ariko ndakeka nta kazi gasuzuguritse umuntu atakora ku buryo yakwifuza kujya kuryamana n'umuntu ungana na papa we so njyewe uko mbitekereza ni ukurambika imyumvire then ubundi tugakora ibyo twagakwiye gukora tu kuko utamuha kazi ni pesa nibutse ahantu ko turi kumwe na DI Grow bacuruza amafumbire meza cyane bakorera i Kigali natwe twamamaza musimukire buri kimwe cyose kigende neza agendana na Ritiko cyangwa nanjye niyo Musanze kugera i Kigali mu ntara zose bafite bisi nziza zibatwara kandi bafitemo wifi bakaba bafitemo na system yo gucomekaho telefone. Turi kumwe na Lawiko Land Water Intervention Limited. Mwashaka ko tubamamariza? Yes, of course. Twicaye n'ahantu heza cyane. Ni Volcano Step Back Resort Musanze. Uzamuka ujya Sunrise ku muhanda mushyashya uva kuri Karere. So dufite igikoni cyiza, amacumbi meza, bar, dufite parking ihagije. Ngira ngo murabibona twicaye ni muri jardin habera ubukwe, tugira amasare, tugira amapartement. Nyine Volcano ni mutugane tubereke ibyiza byinshi mutarabona Musanze. Ukeneye kuruhuka muri Volcano. Ukeneye kuryama neza. Volcano Step Back Resort. Guys, twari na Alliance tugushimire cyane. Mwakoze cyane. Kandi twifurize gutera imbere ubutaha ariko nawe urakuze. Uzadutumire mu bukwe bwawe. Ni vuba ndimo ndabitegura. Muzabona ka invitation. Murakoze.